Alright, nongeye kusuza rero n'ibisanzwe. It's Baptiste, teacher Baptiste rwose ni mwarimu Baptiste. Uyu munsi tugiye kubana rwose mu isomo uyu munsi. Yes, my friend, angaha ikintu twizera ni kimwe. Tugira ihame rigira riti kubaho no kwishima no kwihangana. Mu gihe ubonye rwose ujye wishima, ishime. Kandi none nuhura n'ibibazo, ibigeragezo, ugomba kwihangana kuko n'ubundi ntabwo bizabura. Ibigeragezo bizahoraho, ibibazo bizahoraho, ariko uburyo twebwe duhitamo kwitwara kuri byo nibyo bituma twumva icyanga cy'ubuzima. Yesu ugomba rero kwishima, guhitamo kwishima, haba ari akantu gato kagushimishije ukishima my friend, kuko ibyo dukora byose tubikora kugira ngo twishime. Uri kwiga iki Cyongereza kugira ngo uzakimenye, nukimenya uzishima nyine kuko wakimenye. Yes, ibintu byose tubikora kugira twishimye. Urakora cyane ugashaka amafaranga kugira ngo wishime. N'ubundi nta byishimo bibaho, ntacyo twaba turuhira. Ibyo ukora byose ubugira ngo wishime. Uraharanira kuzagira umuryango mwiza. Kuki ushaka kuharanira kuzagira umuryango mwiza? Ni ukugira ngo nyine uzishime. Ibintu byose ni ukugira ngo wishime. Rero muri ubu buzima niba ubonye ikintu kigushimisha, ishime my friend, ishime. N'abatinde rero uyu munsi tugiye kwigira prepositions mu Cyongereza. My friend, niba wagambiriye ugeze kuri channel, wowe ukora subscribe. Yes. Rero n'abatindiye my friend, reka twigire isomo ryacu uyu munsi. Uyu munsi tugiye kwiga iki? Tugiye kwiga prepositions. Prepositions ubundi ni iki? Tujye mu Kinyarwanda rero. Prepositions ubundi ngo ni preposition ni ijambo rihuza. Ni ijambo rihuza cyangwa se ijambo ryerekeza. Ijambo rihuza cyangwa ijambo ryerekeza. Ushobora guhuza izina, ibinyazi cyangwa se ibinyazina ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye n'izindi nteruro. Yes, ururimi rw'Icyongereza. Yes, rero uyu munsi tugiye kureba preposition, ijambo rihuza ariko rikoreshwa ku bijyanye n'ahantu. Prepositions of a place. Yes, amagambo akoreshwa rero ku bijyanye n'ahantu. Prepositions of a place. N'abatinde rero reka dutangire. Ubundi prepositions of a place ni ya magambo ahuza, agaragaza aho ikintu cyangwa umuntu ari. Yes, agaragaza ikintu cyangwa se umuntu ari. Yes, niyo yitwa prepositions of a place. Yes. Reka tureba se amagambo ubundi nayahe. Nawe yafitiye amatsiko. Let's go my friend. Gukoresha prepositions abantu benshi birabagora, ugasanga umuntu ari kwitiranya ibintu. Niyo mpamvu rero isomo ryaje. Reka turebe. Yes, preposition ya mbere yitwa in. In. Ese in ikoreshwa gute? Ubundi in bisobanuye iki? Inside something, mimbere mu kintu. Enclosed space, harimo umwanya. Mimbere mu kintu harimo umwanya my friend. Mimbere mu kintu. Hano batanga urugero rooms, ibyumba, buildings, inyubako, cities, imijyi, countries, ibihugu, containers. Mbese containers reka dushobora nk'indobo, ikintu gifite umwanya ushobora gushyiramo ikindi kintu. Ya, niho rero in ikoreshwa. Hano batanga urugero bavuga bati she's in the house. Ari mu nzu. She's in the house. Mubona rero ubona urugero hano nguru rwose. Ino suri ntabwo irimo iragaragara kuko ntabwo iri kugaragara neza, ariko murajya mubibona. She's in the house. Ari mu nzu. She's in the house. Ari mu nzu. Nizere ko hano ibonye my friend. She's in the house. Ari mu nzu. In, urabona in iri kuranga mo mimbere mu nzu, inside something. Ari mu nzu. She's in the house. Ntabwo avuga ngo ari ku nzu. She's in the house. She's in the house. Nizere ko rwose ino menye ukuntu ikoreshwa. Ni preposition of a place ikoreshwa nk'urugero mu byumba, buildings, cities, countries. Yes, ikoreshwa mu byumba, inyubako, imijyi, ibihugu, like that. Yes, nizere ko umenye ukuntu in ikoreshwa. Tukomeze turebe n'urundi rugero. They live in Kigali. They live in Kigali. Baba muri Kigali. In, baba muri Kigali cyangwa se batuye i Kigali. In, batuye i Kigali. Baba mbese Kigali. Urumva Kigali ni ngari. Rero habamo
abantu benshi habamo uduce tugiye dutandukanye. Urumva Kigali ifitemo umwanya urimo ibintu bigiye bitandukanye byinshi, niyo mpamvu bakoresha in. Yes, they live in Kigali, baba muri Kigali. Yes, cyangwa se batuye i Kigali. Hano urundi rugero, the keys are in the bag. The keys are in the bag. Cyangwa se the keys are in the bag. The keys are in the bag. Imfunguruzo ziri mu isakoshi. Imfunguruzo ziri mu isakoshi. Urumva mu isakoshi harimo space, enclosed spaces. Mu isakoshi harimo umwanya wajyamo ikintu. Rero iyo bavuze the keys are in the bag, ubwo ni kwata imfunguruzo ziri mu gikapu cyangwa se mu isakoshi. Hano turi kujyana my friend. Turi kujyana? Niba turi kujyana aho tugezaho, kanda like yawe nyibone. Yes. Twakomeje na preposition ya kabiri yitwa on. On. Hanga abantu benshi bakunze nabo kwibeshya gukoresha on. Touching a surface. Ikintu kiri ku buso, kiri gufata ku buso runaka. Urugero igitabo. Hano turaza kurubona ngo n'ubundi urugero igitabo. Mbese ni ikintu gifata ku buso, simply gifata ku buso bw'ikintu runaka. Ufashe telefone iteretse ku meza. Iyo telefone ntabwo iri munsi y'ameza, ahubwo iri ku meza kuko yagiye ku buso bw'ameza. My friend, nizere hanga ko turi kujyana. Telefone iri ku buso bw'iki? Bw'ameza. Niyo mpamvu dukoresha on. Yes. Reka turebe use ikoreshwa gute. Ku buso, surfaces ikoreshwa ku buso, surfaces, sorry. Yes, ikoreshwa ku buso. Public transport, bijyanye n'ingendo, bus, train, plane, muri bisi wicaye nko wicaye ku ntebe, naho ngaho igenda ikoreshwa. Hano rero batanga urugero. The book is on the table. Igitabo kiri ku meza. Book is on the table. Igitabo kigize kiri ku meza. Ntabwo igitabo kiri mu meza, ntabwo kiri ntabwo kiri munsi y'ameza, no kiri ku meza, on the table. Urakibona? The book is on the table. Igitabo kiri ku meza. Hano nizere ko turi kujyana. Nkomeze? Alright. Katurebe izindi ngero. He's sitting on the chair. Yicaye ku ntebe. He's sitting on the chair. Ntabwo wicaye mu ntebe, ahubwo wicaye hehe? Ku ntebe. My friend, nizere ko turi kujyana. Ntabwo yicaye mu ntebe, yicaye ku ntebe. Ari ku ntebe, ari ku buso bw'intebe, niho yicaye. Yes, he's sitting on the chair. Yicaye ku ntebe. Yes, urundi rugero, she's on the bus. She's on the bus. Ntabwo banga ngo she's in the bus. No. No. Rero anga yo buri muri public transport cyangwa se ingendo rusange, niho dushobora gukoresha on gusa. Ariko inikoreshwa nk'urugero nka private vehicles, ibinyabiziga byigenga, umuntu ifite imodoka yiwe, kandi akenshi ibinyabiziga byigenga biba ari bito, smaller. Yes, really smaller, ntabwo biba biri big nka bisi. Yes, ni mpamvu rero nk'urugero nka taxi, nk'urugero nka car, imodoka isanzwe, za van, za truck, ushobora kuvuga in, ushobora gukoresha in. Yes, ariko ntabwo wakoresha on. No, on the bus bikoreshwa nyine kuri public transport. On the bus, on the train, on the ferry, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine niho ushobora gukoresha nuze iyi preposition on. Yes, in rero ikoreshwa ku binyabiziga bito, ibinyabiziga byigenga uko nguko, nko mu modoka, in a car, in a taxi, in a van, in a truck. Yes, turebe rero indi preposition ya gatatu. Preposition nziza cyane. Ati. Ati. Aravuga ati. Aho bari mu Kinyarwanda, nuko mvuga ngati. Yes, hanyuma aravuga ati. No, yes. Ariya ntabwo bishatse kuvuga kimwe n'ibi. Utagira ngo ni ibyo ngibyo. Ati rero ni preposition yo mu Cyongereza, nayo ikoreshwa mu guhuza. Alright, specific point or exact place.
iyi ngiyi bivuga point ya nyayo, igipimo cya nyacyo cyangwa se ahantu hanyaho. My friend, nizera ngaho ko turi kujyana. Yes, katurebe. Use ikoreshwa exact locations, ahantu hanyaho hazwi. Yes, urumva icyo kintu ahantu hazwi. Institutions, ibigo, like amashuri, like schools, like amashuri, university, kaminuza, events, bikorwa runaka. Mbese ni ahantu specific locations, ahantu habera ibikorwa runaka, ku ishuri, ibigo, hehe, aho hantu dukoresha at. Hano batanga urugero kugira ubyumve. I'm at school. I am at school. I am at school. I am at school. Ndi ku ishuri. Cyangwa se ndi ku ishuri. I am at school. Ndi ku ishuri. I am at school. Ndi ku ishuri. Yes, angaha nizere ko rwose uri kubyumva kandi turi kujyana kandi ku kandi. Hano rero urundi rugero. We met at the gate. We met at the gate. We met at the gate. Twahuriye ku marembo. We met at the gate. We met at the gate. Ni past participle ya meet, verb to meet. We met at the gate. Twahuriye hehe? Ku marembo. We met at the gate. Twahuriye ku marembo cyangwa se ku irembo. We met at the gate. Yes. Urundi rugero ni uru. He's at the meeting. He's at the meeting. Ari mu nama. He's at the meeting. Ari mu nama. He's at the meeting. Urumva ni ari muri event runaka kandi kabizwi iyo event. He's at the meeting. Ari mu nama. My friend, turi kujyana. Ukore subscribe. Niwagire gukora subscribe. Niwagire gukora subscribe. Niwagire gutera comment, nawe uduhe urugero ukoresheje imwe muri izi prepositions. Ndabona slide irangiye. Yes, my friend, izi preposition kujyana indangahantu zirafasha cyane. Yes, tangira uzitoze ko zikoreshwa. Jya muri comment wandikamo urugero. Dufite website, aka gatabo gashaka ndagashyira kuri website rwose ukabona for free. Iyo website yitwa Buri Munota Academy. Ujya kuri Google ukandikamo Buri Munota Academy, iyo website uyibona muri Google. Ndaza no kwishyira muri comment, uraza guhita uyibona rwose. Ndabakunda cyane, mugire byiza. Hasta la vista.